This is Bleed TV. I go by the name of Chishamacheya. Nko mubizi ni ya sport yanyu hano every single moment. Comment, correct, share and subscribe. Tujye tubana every single day, every single moment. Kera kabaye iryavuzwe riratashye mu ikipe ya Bayern Munich. Kera kabaye nyuma y'iminsi bakuturana, nyuma y'iminsi bumvikana bigorana bagwana hasi bongera babyuka. Kuri uyu munsi noneho ikipe ya Bayern Munich ishobora kuba amasezerano byanga byakunda yarangije kumvikana na Tottenham Hotspur ku musore wabo Kane. Uyu Kane rero akaba yarashatswe bikomeye cyane ikipe ya Bayern Munich kugira ngo aze muri ya kipe yabo, ariko Daniel Levy akomeza ababiri bamba ariko noneho kera kabaye makuru tumenye rwose mu kanya kashize nuko uyu musore Kane ashobora noneho kera kabaye kuba joinze ikipe ya FC Bayern Munich. Uyu nimero 9 mushyashya uzatangira gukina ikipe ya Bayern Munich mwaka utaha niwe ugomba kuzitamo noneho future yiwe noneho sasa kuba yajya mu kipe ya Bayern Munich. Noneho kera kabaye dore ko agiye gutangwaho akayabo ka miliyoni zose, miliyoni 100 z'amayero mu Banyarwanda ni miliyari 100 afite imari yose y'igihugu. Uyu musore rero Kane ategereje cyane hariya Allianz Arena hariya mu gihugu cy'Ubudage, dore ko uyu musore Kane ariwe ugiye kubikora. Ubundi nta mukinnyi w'imyaka 30 bajaga batanga amafaranga arenze miliyoni 50 cyangwa 40, ariko kuri Kane siko bimeze. Ubu we agiye kurenza 100. Umva ko ibihe bigenda bihinduka. Uyu musore rero nta gihindutse, iki cyumweru kirarangira umukono w'amasezerano ayateretseho hariya mu gihugu cy'Ubudage mu ikipe ya Bayern Munich, dore ko mu Bwongereza ho byari byanze. Daniel byanze kumugurisha mu Bwongereza, ubwo ndagaruka cyane ku ikipe ya Manchester United yamushakaga cyane, bigeze aho umutoza wa Manchester United Erik ten Hag avuga ko ibintu byo kumutinza atamenya gahunda ikurikira n'ibijyambere n'uko bimeze kose avuga ko atabikeneye, ashaka ibintu byihuta. Birangira amuvuyeho avuye kuri uyu musore Kane, arangije ajya kugura uyu Rasmus Hojlund. Rero Kane cyumweru rwose dore turi kuwa 4, uriya wa mbere tuzaba twamenye niki kiri kujya muri Kane yamaze gusinya. Kamve kuri Kane nibye byose nje muri equipe ya Real de Madrid cyangwa se Casablanca ko abafana bayo bakunze kwita. Rero hacitse igikuba muri ikipe ubwo uyu musore wawo w'umuzamu ubafashije cyane mu myaka 3 uherutse, noneho kuri uyu munsi yaje kuba agira ikibazo cy'imvune mwivi. Bisubiremo mwivi, buriya mwivi ni ahantu habi cyane. Iyo wahavunitse ubundi amezi ashobora kuba 4 cyangwa se akaba 6, waba bidakabije cyane akaba amezi 3. Rero abafana ba Real Madrid bagize ubwoba kubera ko uyu muzamu Thibaut Courtois kuri uyu munsi nibwo ari bujye kubagwa kuri irivi yagize ikibazo. Uyu musore rero Thibaut Courtois yabafashaga cyane muri iyi minsi, ubona ko ari we wagiye ubahetse. Buriya baravuga ngo ikipe idafite umuzamu kugira ngo ibashe gusurviving ubundi ikipe itwara igikombe ni ifite umuzamu, reka byoroshye niko babivuga. Rero kandi byagiye bigaragara ko Thibaut Courtois yagiye abafasha cyane. Ntabwo urugero nko buriya iyo Thibaut Courtois nk'iyi match Man City yatsinzemo nk'ibitego 4 cyangwa byari kuba byararenze byarabaye nk'8, kuko Courtois yakoze amasave atabaho. Rero uyu musore araza kubagwa igihe ntago cyari cyatangazwa neza kugira ngo tumenye ngo uyu musore azamara hanze igihe kingana gute.
gusa reka tumwifurize gukira vuba vuba agaruke mu kibuga. Ubu noneho ihurizo risigaye kuri Real Madrid tuvuga tuti muri iki gihe Thibaut Courtois adahari turaba tumusimbuje ndeko nta wundi muzamu twari dufite uri kuri calibre nk'iya Thibaut Courtois. Abantu rero batangiye kunugwa witwa David De Gea kashobora kuza akajya muri rizamu, ariko sibyo. Ubwo reka dutegereze tuze kureba ko uyu musore David De Gea ashobora kuza kujya muri rizamu rya ikipe ya Real de Madrid. This is Bleach TV. We go by the name of Bleach TV, and then my name is Shisha Macheya. Iyi ni channel yanyu ya Sport. Nkuko mubizi mukomeze mukore like, share and subscribe. Tujye tubana every single day, every single moment, kugira ngo sport news, sport update zikugereho buri mwanya, buri munota, umenya ibiri kujya mbere mu isi ya sport.